twikomereze n'agace kacu ka kabiri. Abo twarebanye agace ka mbere ubwo duherukana, uyu mukobwa Sara yari ari kuvugana na boyfriend we. Uyu boyfriend we yitwa Navi. Barimo bavugana, boyfriend we ari kumubwira ati natsinzwe, ati sinzi ahantu nanjye ngiye kwerekera. Ndetse Sara nawe yaramubwiye ati ihangane uzakora ikindi kizami kandi ntubigireho ikibazo. Uyu musore nawe aramubwira ati ahubwo se Sara, hari akantu kamwe nashaka kukubaza. Ati ufite akazi kenshi ko hari umuntu w'ingenzi ndi gushaka kukwereka. Ni umuntu w'ingirakamaro cyane rwose, byaba byiza uje tugahura. Uyu musore Navi yahise abwira Sara ahantu bari buze guhurira. Aramubwira ati mbwira neza niba ufite igihe ubundi uze tuhahurira. Ubwo Sara nawe ntabwo yiriwe ajijinganya, yahise atekereza ko uriya musore agiye kumwereka mama we. Aravuga ati wasanga agiye kunyereka mama we, akaba agiye kumpuza na mabukwe, ubu se mbigenze gute? Ariko se nabihakana ashingiye kuki? Ibyo byose ni ibyo Sara yari ari kwibaza. Bidatinze yahise abyemera yishimye cyane. Aravuga ati ndabyemeye, ndaje mu kanya gato cyane. Ndetse igitaraganya yahise aza ahandi bahanye randevu ko bari buze guhurira. Ubwo Sara mu minota mike cyane yari ahageze ahicaye. Akiri aho ngaho ategereje, yagiye kubona Navi azanye n'umukobwa mwiza cyane w'icyuki, azanye n'umukobwa mwiza cyane rwose bigaragarira amaso. Amaze kuhagera arangije yahise ahaguruka aza kureba ko ari mama wazanye, kumbi ntago ari we. Uyu musore Navi yahise avuga ati Sara, impamvu naguhamagaye nashakaga kukwereka nyine fiance wanjye. Uyu mukobwa niwe dukundana, uyu niwe fiance wanjye muri iyi minsi nyagasani. Ibaze nawe wagiye guhura na boyfriend wawe, uzi ngo mugiye kwishimana, uzi ngo bigiye kuba ari umunezero, noneho witeguye ko agiye kuguhuza na mama we, warangiza ugasanga aje kukwereka fiance we afite. Uyu mukobwa isura yahise ihinduka. Arangije aravuga ati Navi, gute wankora ibintu nk'ibyo ngibyo? Ibyo bintu wabiteguye igihe kingana gute kugira ngo uzaze kumpemukira kw'aka kageni? Ati reka nizere ko ariko ari imikino, atari ibya nyabyo. Ati imyaka 3 yose tumaze dukundana, ni gute ushobora gutinyuka kunkora ibintu nk'ibi ngibi? Reba igihe cyose tumaze. Uyu musore Navi aravuga ati erega iyo myaka 3 njyewe nari nkiri umwana, rero ubu narakuze, naje gusanga rwose ntarigeze ngukunda, naje gusanga ari bya bindi byo mu bwana, ntago nigeze ngukunda habe na gatoya. Fiance wanjye n'uyu nguyu, umurebe mutazava munahura ukaba wamutera amabuye, nimwahura uzamwibwira umenye uwo ari we. Uyu ni we Mukanavi. Ibyo rero uri kuvuga ngo nakundanye nawe, reka twari tukiri abana, kandi njye nta nubwo nigeze nanagukunderega, nta rukundo nigeze nkugirira. Uyu musore Navi yabwije ukuri no Sara biramubabaza cyane, ndetse aramubwira ati kandi rwose ntuzirwe nabitekerezaho ngo biguhangayikishe, ngo biguteshe umutwe, dore ko ibyo byose mwabigize pranke, ntago ari pranke. Uyu mukobwa arangije aravuga ati Navi, uri n'ikigome, uri icyana kibi, kandi nagira nkubwiye ko ibi bintu bitarangiriye ahangaha, ntago nzigera nkubabarira nanjye, nta mpuhwe na nkeya nzakugira kuko nawe nta na nkeya ungiriye, nta mpuhwe ungiriye, uri icyana kibi. Ndetse nagira nkubwire ko n'ahantu tuzahurira, reka uzabireba. Uyu mukobwa disi yarababaye. Sara yaje azi ngo aje guhura na sheri we, ngo agiye kumwereka ababyeyi be. Nawe tekereza, ubaye uri mu rukundo, niba uri mu rukundo muri aka kanya, hanyuma umuntu mukundana akagukorera ibintu nk'ibi ngibi, ese byagushimisha cyangwa byakubabaza? Ndabiza benshi barira adahora, ariko nanone mu buzima nyine bibaho abantu bameze nka ba Navi babaho, ugasanga umuntu aragukatiye, noneho akagukatira nabi mw'ubu buryo. Uyarangije aravuga ati nose Navi, basi nta na rimwe wigeze wumva wangira urukundo na rukeya? Uyaravuga ati wapi? Ati Navi, nta mutima ugira, nta mutima ugira. Kibivuga fiance wa Navi yahise aza. Arangije aravuga ati ututse umugabo wanjye ngo nta mutima agira akagoryi. Yahise amuhirika. Akimara kumuhirika ntibyarangiriye aho ngaho, yaravuze ati n'ikindi gihe reka nze ndaje nkwereke. Yabanguye urushya agiye kurumukubita, hari uwitambitse. Wibuke hari umusore James yarahageze mu kanya gato cyane, ari kumwe n'aba basore bagendana. Barangije bahita bamufata akaboko. James aravuga ati umva, subira inyuma, gira vuba vuba. Ahita akubita urushyi ka gasore nawe. Arangije aravuga ati nta soni mwebwe. Wibuke uno musore James yasabye uriya mukobwa Sara kujya amusoma buri munsi kugira ngo azakire, noneho kuri inshuro aramutabaye. Ubwo uri kumva noneho uriya Sara se ubwo hari icyo utumva nawe? Uyu musore aravuga ati wowe gasore Navi,
n'uwo mukobwa muri kumwe ngo ni fiancé wawe sinzi icyo asobanuye kuri wowe, mugire vuba vuba musabe imbabazi Sara ntarabisubiramo, cyangwa se mu masegonda 3 yonyine mbahaye aze gushira muhite mumenya uwo ndiwe, mumenye nicyo nsobanuye kuri mwebwe. Ubwo bidatinze ntacyo bari kurenzaho. Wibuke James aravuga rikijyana, ni umuherwe afite amafaranga, bafite n'aba bodyguard, yanagutimbura kandi ntugire icyo urenzaho. Uyu Navi ahita areba fiancé we aramubwira ati hari icyo utumva se, reka dusabe imbabazi. Bahise batangira kumusaba imbabazi, baravuga ati Sara tubabarire rwose, ntago tuzongera ukundi, ntago twabishakaga, kandi nyine tubabarire, nta n'abandi bantu tuzongera kubikorera, utubabarire rwose. Sara ntacyo yari kurenzaho, n'ubundi ntiyari kubakubita, nta n'icyo yari kubakoraho ikindi, yahise bababarira. Bakimara gusaba imbabazi bahise babura aho ngaho, bahise bagenda bihuse, ariko James atabaye Sara. Ubwo ibyo byose bikimara kuba, James yahise afata Sara amuvana aho ngaho, amuzanye ahanga ngo bagire icyo banywa, kubera ko n'inyota yari imeze nabi nyine, bashakaga no kuganira. Urabizi nta bantu bihagazeho cyangwa se ba bantu bishoboye ntago bajya baganira nta kantu bafite bari kunywa. Muri ako kanya mu kumuzana aha ngaha, Sara yatangiye kunywa amayoga menshi. Buriya hari abantu bajya mu rukundo, umusore yagukatira cyangwa se umukobwa yagukatira, ugahita utekereza ko kunywa amayoga biri buze kubikwibagiza, ariko ntabwo ari uko biba bimeze, kubera yuko ahubwo biba bigiye kukongerera ibibazo byinshi. None se iyo uzinyweye urakomeza ukazinywa, bishobora kuba byako kanya ariko bigahita birangira. Uyu nawe arangije aravuga ati ese ubundi Sara, ubundi byagenze bite? Uriya musore kuki yaguhemukiye? Ni ukubera iki ubundi? Sara aravuga ati nanjye ntabyo nzi, muri aka kanya ntabwo ntikeneye ko twabiganiraho, kubera ko sinkishaka kumutekereza ukundi. Uriya musore nta kintu kibi nigeze mukorererega, habe n'iki na kimwe. None se wavuga ko yanjijije iki? Sinamutuse, sinamubwiye nabi, yewe naranamukunze nkajya mwitaho. Nari nzi ko uno munsi tugiye no guhura akaba yanyereka ababyeyi be. Ubwo bidatinze Sara aje kumwegera, uyu musore nawe se azamura umunwa we. Wibuke uyu musore iyo asomye uno mukobwa Sara nibwo akira cyangwa se yoroherwa ya ndwara arwaye. Muri ako kanya yahise amusoma. Ubwo Sara ahita avuga ati mana yanjye, ibi bintu nkoreye ni ibiki? Amusomye atabishaka. Wibuke neza Sara we yarahagurutse azi ngo ari kumubwira kugira ngo amwongorere, abandi batumva ko ari kwitonganya. Uyu musore we yahise atekereza ko Sara aje kumusoma, nawe ahita amusoma byihuse. Uyu Sara aravuga ati ibintu nkoreye nanjye ubu nahamagara polisi. Uyu musore nawe aramubwira ati ariko nagufashije. None se ko nagufashije wahamagara polisi ubwo uvuga ngo iki? Uyu aravuga ati ntago wagombaga kunsoma, ariko usomye ku mbaraga, nta burenganzira naguhaye bwo kunsoma. Ubwo rero nawe byakwitwa kumfata ku ngufu. Wumva uno mukobwa ukuntu yahise abwira uno musore ati kubw'iyo mpamvu icara hasi unansobanurire kwanza, umbwira ukuntu witora ukankorera ibintu nashaka, mbwira ukuntu witora ukabikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu musore arangije aramwumva, aramwihorera, aramubwira ati rega icyo ugomba kumenya cyo ni kimwe, nagusabye ibintu urabyanga. Sinakubwiye se ngo dusinyanye amasezerano, hanyuma rero njye nguha amafaranga yose ushaka, nawe ujye unsoma uko mbishaka, kuko nanjye bimfasha kumererwa neza. Ubwo rero niba wabyemera nta kibazo wambwira tukabikora ubu ngubu. Uyu yatangiye kumuseka cyane, atangira kwisekera avuga ati ariko mana yanjye we, ibyo bintu ko naguhakaniye koko? Wibuke Sara yanasinze, yanyoye inzoga nyinshi cyane muri aka kanya, nta nubwo azi n'ibyo yibereye. Maranje aravuga ati rega icyo ugomba kumenya, abantu basomana ni abantu baba bakundana, kandi njyewe sinkundana nawe. Ikindi ugomba kumenya, iwanyu rwose muri n'abantu b'abakire, njye nta nubwo nanakundana nawe, wowe ufite amafaranga njye ntayo mfite. Uyu musore aravuga ati reka ngutane dore wasinze. Ati erega inzira ntahanamo ndayizi, inzira nyuramo n'iriya, naca hariya ngataha nkagenda nkagera mu rugo, kandi nakwijyana nta n'umuntu nkeneye unjyana. Ariko nta tubaraga yari afite, yabivugaga ari kuzengera. Uyu musore yahise amufata nk'umuntu bari kumwe. Niba buriya wagendanye n'umuntu agasinda, ujye umenya ko ari wowe uri buze kumusindagiza nyine, ukaza kumuba hafi. Uyu musore yahise amukorera ubutabazi bw'ibanze, amuvana aho ngaho amujyana mu rugo kugira ngo ataza kugwa mu muhanda cyangwa ngo agaragare nabi. Ubundi mu busanzwe nta no kubona umukobwa wasinze, ibyo ntabwo biba ari ibintu byiza. Akimugeza mu rugo, amugejeje aha ngaha ku buriri, amuryamishije, uyu mukobwa yaravuze ati ubundi urinde?
yewe muntu uri ahangaha ku buriri bwanjye ukaba undi hejuru urinde, nta nubwo ari kwibuka, ntabwo ari kwibuka ibyabaye. ubundi nakubwiye ati umuntu nk'inzoga buriya yabigusobanura neza akakubwira ukuntu biba bimeze iyo wamaze kugasoma wasinze, yaguha story y'ukuntu biba byifashe. uyu nawe aramubwira ati kuki waje mu nzu yanjye hanyuma rero ukanarengera ukaza ku buriri bwanjye? uyu musore aramubwira ati ariko njyewe nahaje nje kugufasha kubera yuko ntabwo wari umeze neza, wari wasinze. uyu aravuga ati njyewe nsinda ibiki, njye ntabwo nasinze cyangwa ni wowe wasinze. uyu musore aramubwira ati nta kibazo, wifata uko ubishaka, gusa njyewe icyanzanye ahangaha kwari ukugira ngo ngufashe gusa nkukure aho wari wanywereye wasinze. uyu musore aravuga ati ahubwo reka ngende. uyu mukobwa aravuga ati n'ikindi gihe ntuzagaruke mu cyumba cyanjye, ntabwo mba shaka abantu baza mu cyumba cyanjye uko biboneye noneho bakanarengera bakaza ku buriri bwanjye, nta soni kuri kundeba gutyo se ubundi. uyu aravuga ati nanjye mpamvu ndi kukureba gutyo ni ukuri kundeba gutyo nawe. aramubwira ati umva gira ahangaha nkwereke. uyu mukobwa wibuke uyu musore yajyaga amusaba kumusoma inshuro nyinshi, uyu mukobwa akabyanga, ariko kuri iyi nshuro sheri we yanamwanze. noneho ni impamvu ifatika uyu musore yahise amwiyaka ngo yigendere, atarajya kuri uyu mukobwa ahita yongera aramukurura. si we umwikururiye, witegereze urebe. uyu musore James yari agiye kwigendera ariko Sara ahita yongera aramukurura. uyu musore yahise ahagarara. Sara aramubwira ati umva ugarutse hano nkubwira kandi kantu, hari akandi kantu ndi gushaka kuba nakubwira, kubera yuko niba wanzanye ahangaha yari ari no kuruka, yari ameze nabi. abantu banyoye inzoga kenshi nyine bakunze no kuzigarura iyo bakigera ku buriri, hari abo binanira mu nda bikanga bakabigarura. rero uriya mukobwa nawe yahise abwira uno musore ati reba ndi kuruka cyane, muri aka kanya rero ubufasha bwawe ntabwo burarangira, fata unjyane mu bwogero hanyuma rero njye mbariho nyine njya kurukira, ndeke kurukira hano ku buriri. uyu musore nawe ntabwo yigeze azuyaza, yahise aza aramufata kugira ngo abe yamufasha. ubundi baravuga ati niwufashije umuntu mufashe paka nyine birangiye, ureke kubyikoreshwa bya nyirarureshwa. ariko nanone arimo agerageza kuba yamufata ngo amujyane, yahise amusoma byihuse, yahise amusomeramo kandi yari agiye kumujyana ngo mu bwogero. ubwo nawe urabyumva ibyo byarabaye. nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba rero uyu mukobwa yakangutse mu gitondo ku munsi ukurikiyeho. mbega ijoro ryari rimeze neza we, yaryamye nta nubwo yibuka uko yaryamye, nta nubwo yibuka uko byagenze byose. amaze kubyuka abona amasaha yo kujya ku kazi yageze, yahise yitegura vuba vuba. akimara kwitegura agomba gusohoka akajya mu kazi byihuse. wibuke ya ikizamini yakoze yarayitsinze abona akazi, ariko muri ako kanya ari gusohoka ahangaha hari abandi basore bari ahangaha. wa musore James na ba bapagasi be ba mushuti be bari kumwe ahangaha, nabo bari hafi neza y'iyo nzu uno mukobwa yari atuyemo Sara. arimo aratambuka bahise bahura. mu kumara guhura uyu musore yahise amusuhuza, uno mukobwa nawe aramusuhuza. uyu musore James aramubaza ati ese uri kunyibuka? ati uri kubona inzira, waba wibuka ibyabaye nimugoroba? uyu mukobwa nawe arangije aravuga ati cyane rwose ndi kubona nkuzi. ati ndakwibuka cyane rwose. uyu musore ati niba unyibuka se uri kwibuka ko byagenze gute nimugoroba, niba wibuka uko byari bimeze, uri kumva byagenze bite? uyu mukobwa aravuga ati kubera icyo ubimbajije? ati nta mpamvu itumye mbikubaza, ati wenda nshaka kunsobanurira gusa ukambwira ikintu uri kwibuka cyabaye ejo hashize. uyu mukobwa aramubwira ati ndibuka ko wamfashije ubwo nari nasinze, nyine waraje uramfasha unzana iwanjye unjyana muri dushe. ba basore bandi barabyumva, bumva ko uyu musore James yafashe uno mukobwa akamujyana no muri dushe, bahise barebana. ndetse uno musore arangije aravuga ati none se uri kumva bimeze bite kuba tugiye guturana, natwe turi abaneiba cyangwa se turi abaturanyi bawe hano? uri kubona ko ahantu uba naho tuba birateganye biregeranye neza, uri kumva nyine uri bubyitware mute, ubyitwaye mute kuba tugiye guturana? uyu mukobwa aravuga ati nge nta kibazo mfite. uyu musore aravuga ati birantunguye cyane rwose, nari nzi kuri buze guhita ubipanika ukongera ukabigira ibyadanje nka kwa kundi ujya wigira, ariko muri aka kanya sanze atari ko bimeze, bisa nkaho wahindutse, ubu uri kugenda uhinduka gahoro gahoro mba mbireba. uyu mukobwa aravuga ati ariko nawe wikabiriza, none se hari imyitwarire mishya ubu mbonaho itandukanye niyo wari usanzwe unzi? uyu aravuga ati cyane rwose, kubera ko nari nzi kuri buze guhita ubikaza ukavuga ati ubwo tugiye guturana ni bibi, ariko ndatunguwe. uyu aravuga ati wapi, none se ngewe ugira ngo nanga abaturanyi? ngewe nkunda abaturanyi. ati noneho kubera ko wanamfashije n'iby'ibyishimo kuri ngewe,
ndetse n'umunezero. Nta nubwo ari n'ibyo gusa, byari umunezero kuri njyewe. Uyu mukobwa yaramwishimiye. Wibuka ubundi bajyaga bahura bagayana, bahura uriya musore yamubwira ati nsoma, ati sinabyemera niyo wagira ute, reka turebe noneho ko yamufashije se noneho azabyemera. Uze gukomeza uyirebe uyirangize, ndabizi kuri buze kuyikunda. Ba basore bashuti ba James, umwe yahise atangira gukoma amashyi, aravuga ati byibuze pe, ndishimye kuba mbona muri kuganira gutya. Ubwo bidatinze uyu mukobwa Sara yahise yizira mu kazi ke nk'ibisanzwe. Ari ahangaha wibuka hari undi mugabo bakorana, bose bakora akazi kamwe. Yari arimo arapakinga ibintu ahangaha, muri ako kanya arimo aratambuka, wa musore cyangwa se wa mugabo bakorana yahise aza ahangaha, arangije aravuga ati Sara bimeze bite? Ati bimeze neza cyane. Ati none se Sara hari ikintu ndi gushaka kuba nakubaza. Ati ejo hashize byari bimeze bite? Mfite amatsiko yo kumenya ejo nimugoroba ukuntu wari umeze. Uyu mukobwa aravuga ati hari bidanje se? Nari meze neza, nta bintu byarakaje yaza, nta bidasanzwe byabayeho. Uyu mukobwa yahise atangira gukeka ko uyu mugabo bakorana yaba yavumbuye byabaye ko Sara yagiye agasinda. Uyu mugabo arangije aravuga ati naje iwawe nje kukureba, ariko ntabwo nigeze nkubona. Ngize ngo ndakubonye naho nabonye ibintu bidasanzwe, niyo mpamvu rero uri kumbeshya muri aka kanya, uri kumbwira ngo nta kidasanzwe cyabaye. Sara, ikigaragara cyo nubwo dukorana bisa nkaho utanyizera. Niba utambwira ibintu byakubayeho nk'ibyo byose, gute wumva wabibwira abandi kandi mpari? Ati ubwo nazaga iwawe reka uze wirebere. Uyu mugabo ngo yaje kureba Sara amuzaniye icyo kunywa, kuko buriya abantu bakorana akenshi usanga ari n'amashuti, ubu usanga ari amashuti cyane. Mu kumara kuhagera asanga wa musore yari ari hano mu cyumba yakuyemo ishati, arimo amukandakanda, nyine yari arimo amukorera massage kuko yari yasinze cyane. Uriya mugabo aramubona, yamuteyeho amaso arabibona, arangije aravuga ati nabonye uriya musore ari kugusoma, kandi uburyo yagusomyemo byagaragara ko rwose utabishakaga, byagaragaye ko utabishakaga. Sara yahise agwa mu kanate, arabizi yabimenye. Ibyacu bidatinze twagarutse kuri runo ruhande. Muganga nawe yari ari kubwira uno musore ati rero nta mpinduka ziri kubaho pe, nta mpinduka ziri kubaho ku bijyanye n'uburwayi bwawe. Ikigaragara cy'uriya mukobwa wongera uramusoma, kandi koko yamusomye. Ati wongera uramusoma, reka aba ari nayo mpamvu rero iri gutuma uburwayi bwawe nta impinduka ziri kubaho. Nta kazu yaza, nta cyahindutseho, ntiwarembye, ntiwakize, ubundi biracyari kwa kundi. Uyu mushuti we aravuga ati ibyo ntiwakwirirwa ubitindaho muga. Wibuke muganga we nawe bakunze kuba bari kumwe. Akimara kuvuga ibyo byose yahise atangira kwibuka koko basomanye. Uriya musore yahise atangira kubyibuka, nzi ko namusomye we, namusomye, ndamusoma, ndongera ndamusoma. Nawe yahise atangira kubyibuka. Ubwo rero mu kumara kubyibuka reka uzurebe ibyakurikiyeho. Ubwo uno musore yari ari muri ino nzu, yagiye nyine kubona abona uno mukobwa asa n'uri kuruka cyane, ndetse yari ari kuruka, ariko nanone byagezeho birakomera. Bimaze gukomera nta gitambaro yabonaga hafi aho ngaho, yahise afata umwanzuro wo gukuramo ishati ye kugira ngo abe ariyo ahanaguza ibirutsi. Nyagasani witegereze urebe, noneho undebere ukuntu bino bintu bigiye no gushyira mu byago uriya musore. Noneho ubwo yari ari gukora ibyo byose, ntabwo yari azi ko hari umuturanyi uri hafi aho ngaho. Hari umuturanyi w'uriya mukobwa Sara yaje hano mu cyumba, asanga Sara yasinze, ndetse mu gusanga yasinze asanga harimo undi musore nanone wambaye ubusa hejuru, yari umusekirite nawe. Amaze kumubona yahise avuga ati we musore, winjiyemo ahangaha ku mbaraga, ngomba kugutanga, ngomba kugufungisha byihuse. We winjiyemo aho bitemewe, uhanga uri gukoramo iki? Waje gufata umukobwa ku ngufu. Wumva ibintu bahise bashyira kuri James. Ubwo bidatinze polisi zahise zihagera, wa musore James nawe bahise bamufata. Arangije aza kwisobanura ati njyewe rero ndi umuturanyi we, nageragezaga kuba namufasha, ati nakoze ibishoboka byose ndebe ko namufasha, nicyo kintu nari ndimo nshaka kuba nakora, nta kindi. Uyu aravuga ati nabonye umusoma ku mbaraga, ati ikindi kandi yari yanasinze afande, ati uyu musore yari yanakuyemo imyenda. Uyu aravuga ati afande ari kubeshya, njye ndi umuturanyi we, ntabwo rwose ibyo bintu ari kubabwira ari byo, ntabwo ari ukuri gufatika. Ati njyewe n'ikimenyimenyi uriya mukobwa no mu busanzwe turi inshuti. Uyu musore baje kumubaza impamvu yagiye kwinjira mu rugo rw'abandi akagenda umukobwa yasinze, batekereje ko yari agiye kumufata ku ngufu. Ubwo bidatinze
uyu musore wari uri kumushinja yaravuze ati niba wemera ko uri umuturanyi we rero turashaka kuzana urufunguzo rw'inzu utuyemo, hanyuma rero ukatwinjizamo ukatwereka koko niba uri umuturanyi we. uyu aravuga ati byo gusa, ati se ubundi ko ndi kumva uri kunshinja cyane, ikibazo cyabaye hehe? aba bapolisi barangije bavuga ati rero musore, nk'uko abivuze natwe tubitekerejeho dusanga nibyo, rero urasabwa kugenda ukazana imfunguzo z'icyumba ubamo, ukatwereka icyo cyumba ubamo, ubundi ubamo bya nyabyo, cyangwa nuko utubeshya uri kudutekera umutwe, naho ubundi nitwasanga koko utari umuturanyi we turaza kugufunga, turaza guhita tugushyira mu buroko byihuse. baba polisi barigendeye baramubwira ati turahita tugaruka mu kanya gato. uyu nawe nta kindi yakoze, yahise afata telefone kugira ngo aze kuharokokera, nuko yahamagara mushuti we akamubwira ibyamubayeho, hanyuma rero mushuti we akamushakira imfunguzo za kino cyumba. yahise amuhamagara, mushuti we nawe yari yibereye ahangaha, yari yagiye muri gym muri siporo, yari yibereye muri siporo ahangaha ari guterura ibyuma. akiri aho ngaho abona ntuzi aramwandikiye James, akimara kumwandikira yahise amwohereza urufunguzo byihuse. baba polisi bamaze kugaruka gahoda basanze nyamusore koko iroji yayifashe, iroji niye muri aka kanya, kumbi ntago bazi ko nawe ari uguswayika, akubera ko ari umukire afite amafaranga afite byose, yahise atumizaho imfunguzo byihuse, icyumba aragikingura. ubwo muri make bemeye ko ari umuturanyi we, bemeye ko ari inshuti y'uriya mukobwa. uyu mugabo wari umutanzi wari uri kumushinja ko yari agiye kumufata ku ngufu, birangiye ahasebeye. ibyacu bidatinze wa mukobwa Sara aranga arimo aritahira, wa musore yamuturutse inyuma. wa musore James mubyibuke neza yaje muturuka inyuma, akimara kumuturuka inyuma ahita amucira isiri. uyu nawe akimara kubyumva yahise ahagarara. uyu musore itazangaha aravuga ati none se ko wari ugiye utanaje no kunshimira, ariko urabizi ko nagufashije, urabizi ko nakwitayeho, kubera ko utaje no kunshimira? uyu mukobwa arangije yaravuga ati ntashobora nyine kuba ntari kugushimira ubu, ariko nanone nateguraga igihe nzagushimira by'umwihariko, nanone bitewe n'ukuntu wamfashije ntago wari kumfasha ngo birangire kuriya, nagombaga kugutegurira amashimwe nk'umuntu nyine wanyitayeho, nk'umuntu wamfashije, nk'umuntu wambaye hafi, nagombaga kuza kubigukorera nabyo, nubwo nyine wowe uhise untungura ugashaka ko ngushimira, ariko nanjye nabiteguraga. ati ahubwo ngwino tujyane iwanjye. yaravuga ati hari ikibazo se? ubwo bidatinze uyu mukobwa yaraje amutegurira ibyo kurya. wa musore James yahise azangaha uyu Sara yibera, yari afite akageto yiberamo, araza amushakira icyo kurya, ahita amugaburira rwose, amukorera agasupu. uyu musore nawe ubwo yari ari kukanywa ahangaha yarakanyoye. uyu mukobwa arangije akomeza kumwitegereza, areba ukuntu uno musore ari kunywa. wibuke neza uno musore we ni umukire, afite amakampani arenze, ariko uno mukobwa we ni umuntu usanzwe waho ngaho, nta kampani ntaki, nyine akora utuzi dusanzwe. arangije aramubaza ati none James uri kumva ibyo kurya bimeze bite? uyu arangije aravuga ati sha singiye kukubeshya pe, aho nagendeye ntabwo nigeze mu isupu imeze itya pe, byashoboka ko ari nayo mpamvu abasore bose bagukatira nyagasani. wumva ukuntu uno musore yamubwiye ati ubanza ari nayo mpamvu abasore bose bagukatira, nta musore murambana, nta musore mumarana kabiri, kubera ko ino supu ntabwo iryoshye. ntabwo nabishyigikira pe, ntabwo iryoshye, wenda nshobora kuvuga ngo iri mu rugero, ariko nta kidasanzwe ndi kuyumvamo. uyu musore yamubwije ukuri, ndetse mu kumara kumubwiza ukuri uyu mukobwa nta nubwo byanamushimishije. uyu musore akomeje kumubwira ati cyane niyo mpamvu uriya musore Navi mwakundanaga yagukatiye kuri urya munsi, ubu ku munsi amukatiraho nibwo James nawe yari ahari, ni nawe yamutabaye, ahita amubwira ati babwire bagusaba imbabazi bageze vuba vuba, ndetse baranabikora. uyu mukobwa aravuga ati ese koko ibintu uvuze urakomeje, ntabwo iryoshye? uyu musore aravuga ati rwose sinjya kukwiyemeraho, urangiye mvuga ukuri, ibitari ukuri ndabireka. uyu mukobwa yarababaye cyane, ndetse arangije aravuga ati ntabwo nari niteguye kuri buze kuvuga gutyo, ubundi ngeyo nkunze umuntu ndamukunda, kandi iyo nishyizemo umuntu mwishyiramo wese, ariko ndatungurwa cyane bitewe n'ukuntu nanjye banyanga, cyangwa se baba banyangira guteka. uriya musore ko ntigeze nanamugaburira ibiryo natetse, nawe ahubwo urambeshye. ubwo ibyo biryo biranaryoshye, kubera yuko sinigeze mugaburira ibiryo natetse, wenda ngo mbe navuga ngo yanyanze kuko nteka nabi, cyangwa se kuko nkora ibindi bintu byose nabi, ariko nanone nta nubwo ushaka umugarura mu bwonko bwanjye, kuko n'ubundi yaragiye, ibyo bintu ntiwongere no kubivugaho. ubwo no mukobwa Sara yahise ahaguruka arigendera, aravuga ati niba utangiye kugarura ibya Navi reka nigendere, yarampemukiye, yankoreye ubugome, uriya umuntu kwanga akagutera indobo. sha muri iyo minsi ndetse na nyuma y'iyo minsi hari abantu badashobora kuba bakongera kuvugana nabo, ugasanga niba guteye indobo nyine bise birangira burundu, n'iby'ubushuti busanzwe
ugasanga ntago bigikora, ariko nanone kimwe nuko hari uwo batera indobo ugasaba bakomeje kwibera inshuti bakajya biganirira bisanzwe. Uyu musore yasigaye abyibaza, ese uyu mukobwa koko nakundana nawe? Uyu mukobwa wundi ni bwoko ki? Aho se namutereta? Nibyo uno musore James yakomeje kwibaza. Wibuka arimo arashaka impamvu yatuma uyu mukobwa amubera umukunzi kugira ngo ajye amusoma, noneho bifashe uno musore koroherwa. Uriya mukobwa yaramubwiye ati sinasoma umuntu tudakundana. Ibyo byarabaye. Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba rero, uriya musore yarasigaye yibaza ukuntu uriya mukobwa niba nyine ari umukobwa mwiza yatereta, niba ari umwana mwiza ariko si umuntu utazi guteka. Ni ibintu yasigaye yibaza. Ibyo byose bimaze kuba, wa mukobwa Sara ari kumwe n'inshuti yanga barimo batembera, barimo bigendagendera mu muhanda, hari muri weekend rwose ibintu nta kibazo, ntabwo yigeze ajya mu kazi kuri uno munsi. Ariko nanone bitegereje ahangaha ku muhanda hari ikintu cy'igiposita bari bashyizeho, ni igifoto nyine cy'umuhanzi urenze cyane. Bajanga uyu Sara arangije avuga ati se uyu musitari azaza ahangaha ngo yitwa Philips. Arangije aramubaza ati se azaza ahangaha? Ati cyane rwose byashoboka, atashobora kuzaza ahangaha kuko niyo mpamvu mbona bagishyizeho kandi bananditseho ko azakora igitaramo. Ubwo Sara arangije aravuga ati uyu musore aramutse aje ahangaha nazakora ibishobotse byose nkazajya guhura nawe, nakora ibishobotse byose rwose nkazajya muri icyo gitaramo, hanyuma rero nkaba namureba nanjye nkihera ijisho. Ka Sara kari kakantu kikundira nyine ibintu bigezweho, ibintu byahahiye, ariko kari n'akana keza disi, ntabwo yagiraga umutima mubi. Ubwo ibyo byose bimaze kuba, bakomeje kwigendagendera nga mu muhanda, ariko we ngo afite amatsiko yo kubona uriya musore cyangwa se uriya muhanzi ushobora kuzaza hano mu gihugu cy'iwabo kuhataramira. Ubwo bidatinze twagarutse kuri wa musore James. Ahangaha noneho we indwara yiwe nawe ntisobanutse. Iyo asomye uriya musore, uriya mukobwa Sara aroroherwa, ariko bitagenda gutyo naho uri kumva nyine indwara ikomeza kumuzambya. Ubwo muri ako kanya muganga yaraje, haza n'abandi baganga, barangije ahangaha batangira kumupima, ndetse ahangaha arababaza nose ibizami muri kubona bimeze gute? Uyu muganga aramubwira ati nta mpinduka ndi kubona pe, nta mpinduka ndi kubona. Ikigaragara cyo ushobora kuba ugiye kugira gucika intege cyane, ushobora kuba ugiye kugira ikibazo gikomeye bitewe nuko uheruka gusoma uriya mukobwa mu masaha 24 ashize. Ati rero urasabwa kuba wakongera ukamusoma kugira ngo woroherwe ugabanye n'ibyo bintu biri kubuze kukubaho, cyangwa se iyo case ushobora kuza guhura nayo yo kuba wacika intege cyane bidasanzwe. Uyu musore arabyumva, ahita amenya ko uko byagenda kose agomba gushaka uriya mukobwa akamusoma. Uyu muganga aramubwira ati kandi ubikore rwose, sinzi uburyo kiri buze kubicishamo, ariko ikibanze nuko nkubwiye umuti uri buze kugufasha gucika intege cyane. Niwaza kubona byatangiye kuba, ntuze gutekereza ibindi, ngenda kubwiye. Ubwo muganga akimara no kubimubwira yahitaga yigendera akava aho ngaho, apfa kuba yamubwiye umuti uri buze kumukiza. Uyu musore none harabigenza gute? Ko yajyaga amusoma bahuriye mu tubazo, mushiti we ahita amubaza ati se James mwana, ubundi reka nkubaze, uriya mukobwa uri gutekereza ko uzakoresha izihe strategy cyangwa se uzakoresha yahi mayeri, izihe tekinike kugira ngo ube wamwegukana ajya agusoma buri munsi uko bishatse, ajya ahita aguha ikibizu buri munsi uko bishatse aguha ikibizu? Uri gutekereza ko ugiye gukoresha iyihe tekinike? Ni ingingo yaramubajije, nawe yaramuteye akabazo k'ubwenge. Uyu musore nawe abyibaza, ariko si undi mugani, uriya mukobwa yaba girlfriend wanjye se? Uriya mukobwa koko mbigenze gute? Nawe nibyo yakomeje kwibaza. Ubwo bidatinze tugaruka ahangaha, Sara aba yibereye handi acururiza inzoga. Muri ako kanya hari uwinjiyemo, wibuke nyiri no company n'uriya musore yahise yinjiramo, ndetse mu kwinjiramo ntabwo yaje gusa, ahubwo yari afite n'ururabo inyuma ye. Muri make arimo arashaka kuba yajya mu rukundo n'uno mukobwa kugira ngo igihe cyose azajya akenera ko amusoma ajya amusoma buri munsi, ahubwo anarenze no kuba buri munsi ku munsi ajya amusoma nk'inshuro zose abikeneye kugira ngo azakire burundu. Uyu mukobwa arangije avuga ati James, akujanga se byagenze bite? Uyu musore arangije avuga ati impamvu izanye ahangaha nari nkuzaniye ururabo ntabwo warukunda se? Ati rwose narurebye mbona sinarusiga ntarukuzaniye, niyo mpamvu nyine nabikoze mw'ubu buryo. Uyu mukobwa yarishimye cyane, ndetse uyu musore avuga ati kumubona se utananshimira nta n'ikintu urengejeho, bitewe n'iki? Uyu mukobwa aravuga ati nishimye. Ariko uyu musore aramubwira ati rero nk'uko ubushize naje iwawe tugasangira, ndashaka ko nanjye tujya gusangira kuri uno munsi. Ubwo bidatinze umukobwa ntiyabihakanye, baje bagendana hano baganira.
uyu musore yahise abaza Sara ati ese Sara uri gutekereza iki ku bijyanye n'urwo rurabo naguhaye? Ni iki kintu uri kubitekerezaho? Sara arangije aravuga ati hari ikindi se? Ubwo nyine uri gushaka ko dukundana kubera ko amaze kubona ko natandukanye na Navi, watekereje ko kuba nakundana nawe ari ibintu byakorohera. Ati si ubundi reka nkubaze, icyambere cyo mu myaka ndakuruta, si ibyo gusa wowe uri umukire ufite amafaranga menshi, ntabwo ntekereza ko ushobora kuba wakomeza gufata amafaranga yawe angana gutyo ukajya uyamfushaho ubusa umukobwa umeze nkanjye udafite icyo yigejejeho, umukobwa wo mu bakene nkanjye. Ntabwo ntekereza ko ibintu nk'ibyo wabishobora. Ati rero wagakwiye kujya kureba abakobwa beza, abakobwa nabo bafite amafaranga, bafite buri kimwe cyose, bakaba bakwitaho. Ati kandi ikindi nanone ayo mafaranga namaze no kumenya amakuru ko nayo ayo mafaranga ubu nakoresha ntago ari ayawe, ntago ari ayo kuko wowe umuntu nduta ntago waba undusha amafaranga. Wumva ukuntu uno mukobwa yabwiye uno James. Ati kubw'iyo mpamvu rero nagira nkubwiye ko rwose ibintu uri gukora bitanakunda, ibintu uri gukora ni nko kwidepasa muremure, ntago wakundana n'umwana w'umukene nkanjye. Wowe uri umukire, iwanyu muri abakire, mufite byose, naho mafaranga ukoresha ntago ari ayawe. Uyu musore yahise ahagarara aramubaza ati si Sara, ninde wakubwiye gutyo ko aya mafaranga atari ayanjye? Nta n'ahantu ngo mfite ninjiza. Wiravuga ati none se kurangije wowe rwose iyo nkurebye mba mbona umeze nk'umuntu umaze imyaka mike cyane arangije itarenze 2. Ati none se utekereza ko ariyo mpamvu yabituma ntinjiza amafaranga, akaba ari nayo mpamvu umbwira ko amafaranga nkoresha ari ay'iwacu? Ati niyo mpamvu ituma ubimbwira gutyo? Ati nagira nkubwire ko wibeshya rero, ntabwo ari uko nguko biri, ntabwo ari uko biri. Ariko n'umukobwa Sara nawe arangije aramubwira ati nanjye ariko ibyo nakubwiye niko kuri, uri umwana muto cyane, ntabwo wagira amakampani nkariya, nta nubwo wanagira ibifaranga nka biriya. Rero wowe uracyari umwana, amafaranga ukoresha nayiwanyu. Ntabwo yiyumvisha ukuntu ikintu cy'igihungu kingana gutya cy'igipeti cyaba gifite ibifaranga byinshi gifite n'amakampani. Ati rero genda urebe abakobwa beza bafite amafaranga, sibyo? Aranamusekera. Mu kumara guseka n'umusore w'ikimugenza arashaka urukundo kuri uno mukobwa, ntago akeneye amagambo uno mukobwa amubwira, ibyo yakwikora byose uyu musore wamukeneyeho urukundo. Kubera ko wibuke igihe uno musore azaba afite uno mukobwa, ubuzima bwe buzamererwa neza, ndetse ibintu byose kuri we bizagenda bimera neza. Uyu mukobwa akomeje guseka uno musore yahise amufata ku matama aravuga ati sha, amatama yawe ni meza cyane. Niko uno musore James yamubwiye. Ese mwa bantu mwe bari buze kujya mu rukundo cyangwa? Ndabakunda cyane. Aka kari agace ka 2. Iyi filimi iraryoshye, ntiwibagirwe gukanda like, ntiwibagirwe kwandika no muri comment ngo tubwire uko wayibonye. Ese nzize kubahereza kandi gace cyangwa njye mbaho udushe 2 se cyangwa kamwe? Ndabakunda cyane, Imana bampera umugisha. Mwebwe twarebanye guhera ku ntangiro kugeza aha. Ciao ciao.